Ndabasuhuje mugira amahoro, nizeye ko muguwe neza. Ino natwe turaho mu Rwanda rw'iyo, namwe ndabifuriza kumera neza. Uyu munsi tugarutse ku gice cya 4 cy'ikiganiro, ariko ikaba intambwe ya 3 muri uru rugendo. Ubushize twavuze ku bwoba ndetse n'uburyo ubwoba butuma abantu badatekereza neza. Inyangamugayo zigatinya kuvuga ukuri, ndetse bikajya bihinduka umuco kugeza ubwo abantu baceceka kandi barafite icyo kuvuga. Uyu munsi rero iyi nyuguti yo kuganira gusa nk'iyi, ariko bigatandukanye. Umwanditsi w'iki gitabo iyi ngingo yayigize ndende kurusha izindi, nkaba nayiha umutwe uvuga ngo ni nko gusezera ubunyangamugayo, mbega isoni tukazimika, aho ubunyamaswa, gusebya, kugira gute, ibintu byose bigayitse bihinduka ipeti, bihinduka umudari w'ikintu ushobora kurata. Ubwo rero nk'uko twabibonye ubushize, igihugu ntabwo kibura umunsi umwe, igihugu kibura buke buke, intambwe ku ntambwe, ukazisanga cyarabirambitse. Akaba twarafashe umwanzuro wo kuganira kuri ibi bintu kugira ngo twihugure, twige, tumenye icyo dukwiye gukora, tumenye icyo igihugu cyacu kidusaba. Yego twarakibuze ntacyo dufite, ariko nitumenye ko twakibuze bizadufasha kumenya n'uko tukigarura. Rero ingingo y'umunsi ivuga ku bunyangamugayo, cyangwa aho guseba bihinduka nk'iturufu cyangwa ipeti, ntihagire umuntu ikintu atinya. Ni inyandiko, n'umutwe, ni igice uyu mudamu yatinzeho cyane, kubera ko we avuga ko iyo umupolitisiye cyangwa umunyapolitiki atakaje ubunyangamugayo, bigafatwa nk'ibintu bisanzwe, ndetse ntatinye kubeshya, ntatinye guseba, agakomeza akitwara nkaho nta cyabaye, rubanda igakomeza ikamuyoboka, igihugu kiba kiri kugenda. Icyo twavuze ku bwoba, ariko ubwoba gusa ntabwo buhagije. Uramutse udatinya guhemuka, uramutse udafite ubwoba, ufite ubwoba gusa, ariko ukaba udatinya guhemuka, n'ubundi kiragenda. So ni byiza ko twumva iki kintu neza, kuko ni ishingiro by'ibyo tubayeho. Bavuga ko umuco w'abantu mu gihugu ntabwo amategeko ari ayo mu nkiko gusa, hari n'ibindi common sense, hari n'ibindi byo mu kinyarwanda bita indangagaciro, values, ziranga sosiyete iyo ari yo yose. Haha muri bihugu by'abazungu bagufasha ubeshya niyo cyaba atari icyaha, ko burya guca umugore inyuma wawe mu bihugu byinshi si icyaha, ariko biramutse bibaye nta muntu ubundi nta cyaha uba ukoze, reka uba ukoze ikosa, ariko n'imyanya ya politiki uhita usezera kubera ko uba wasebye. Iwacu rero siko bimeze, umuntu ariba bakongera bakamugororera, umuntu araseba, ndetse rimwe na rimwe perezida anabikoresha nk'intwaro, ku buryo aguhagurutsa akagusebya imbere y'abo uyobora, kandi ejo uzongera ukagaruka kubihiringa imbere. Ubundi umuntu wasebye gutyo ntaba akwiye kuyobora abantu. Niba uri umuyobozi ukaba udashaka gufata imyanzuro, cyangwa umuntu akaza akagusebya imbere y'abo uyobora, akenshi si uko abasebya hari ibyo abashinja, ibyo batakoze, baribye, bararangaye, babeshye. Mu by'ukuri byagakwiye kuba umurongo utukura,
ntugaruke muri office ukajya guhinga cyangwa ukajya gusabiriza, ariko si iwacu bigenda. Perezida yishimiye kwita abantu ibiforane bikaguma, ntabwo ibyo bintu ari byiza. So nk'uko nabivuze, ubwoba gusa ntabwo buhagije kugira ngo buri gihugu muvoma, ntabwo ihagije gusa ya yindi twabonye wa muryango ushingwa ugaheza abandi ukagira abantu abanzi, ahubwo n'iki kintu kukigira umuco, gufata ikintu gisebetse kigayitse kikaba nk'umuco, kugeza ubwo perezida nasebye umuntu we wumva ahubwo bikwereka ko perezida akomeye. Kugira mbibutse, akarere yasuye agaseberezamo meya wako ashobora kuba atazagaruka kugasura muri manda ye yose, ariko meya niwe ubana n'abaturage umunsi ku munsi. Nkeka ko approche nziza si ugusebya meya kuko azabana n'abaturage, ntabwo perezida ari ukwiye kuza gukemura ibibazo byabo in the first place, kuko perezida si urukiko, si umucamanza, si n'ubuyobozi w'ako karere, yagakwiye kureka inzego zigakora ibyo zigomba gukora. Ariko nyine igihugu cyacu ntabwo ariko kimeze, usanga bagusebya ugahitamo kuba royal cyangwa ariyo bagita mu kiboya, mbega ukaba ugashinjagira ushira umugani wa mvugo yawe. Ibyo rero ntibikwiye kuko bitwangiriza igihugu. Ntabwo twagakwiye gupimira gusa kuri uko umuntu ari loyal kuri systeme, kuko uko dupimira umuntu ku myitwarire. Perezida araza akatubwira ko azaduha gari ya moshi ntituyibone, akagaruka akatubeshya ikindi kintu ntitukibone, akagaruka akatubwira ko arwanya ruswa ariko akababarira abahiriye akabasubiza no mu mirimo. Tukumvikana icyo kintu ntabwo ari cyo twagakwiye guterwa isoni n'ibyo. Perezida nimba afashwe abeshya, perezida nimba afashwe ariye bitari ibye, akwiye kubiryozwa, ariko twabifashe nk'ibintu bisanzwe. Ntabwo tugiterwa ipfunwe nuko wenda umuntu amufashe ubeshya cyangwa amufashe uri mu makosa, ahubwo abantu barareba uko hakirizwa, kugeza ubwo bavuga ngo ibi byaturutse ibukuru, ikintu kibi. Uyu rero ni umuco ukura buke buke, nk'uko nabivuze hejuru. Aka ni akantu gakura ugasanga abantu baragakuranye, bigahinduka umuco, ugasanga umuturage ari kujya avuga ati undi ni abajura, undi ni politiki, hari umutegetsi, hari leta sitiba, hari leta itica. Ubundi twagakwiye guterwa isoni na leta yica, tukamenya ko yarenze umurongo. Ariko iwacu umuntu arakora ikosa bigaragara tukabibona, akaguma mu butegetsi, ahubwo akazamuka ku buryo ubona ko twataye ubumuntu. Bongera imitsindagire, umwanditsi avuga neza ko igihugu si amategeko gusa, igihugu si inkiko, ibyaha si byanjye bikurikiranwa n'inkiko gusa, hari n'amakosa umuntu akora akaba akwiye kwigizwayo akava mu buzima bw'abaturage. Iwacu dufata nk'ibintu bisanzwe, kandi hari ukuri kuzwi na bose, ku buryo wibaza ukuntu kudakora ku bakugizeho uruhare, kandi ari ikimenyetso kigaragaza neza ko ubu butegetsi butadukunda, ahubwo tugahitamo kugira ubwoba kubera ko n'ihushe twabivuze, ariko ukuri kukaba n'ikimenya bose. Nkuba ushaka kumbwira ko hari umuntu utazi ko Kangondo ibyaha biri gutwarwa na Kagame, ariko
kuko twatawe inyangamugayo urabireba ukavuga uti no ibi si ibyanjye nanjye ningerwaho bizagenda ibyo ntabwo ariko bwari kugenda ntabwo twagakwiye kumera gutyo nimba leta tuzi neza ko nimba ari umuntu uri kurengana tukaba tubizi twagakwiye guterwa ubushake twagakwiye kugira akanyabugabo ko guharanira ko umuntu atarengana ariko twabihaye intebe nta muntu utazi uwishe Kizito nta muntu utazi icyo Kizito yazize ariko tubifata nk'ibintu bisanzwe kugeza ubwo tubona perezida wacu ahaguruka akavuga ngo wakwica ubusanzwe nta perezida ukwiye kuvuga ijambo nk'iryo kwica ni icyaha usibye no kuba ari icyaha mu mategeko y'u Rwanda ni n'icyaha ku rwego rw'isi kwica ni icyaha akabivuga tukamuha amashyi ejo ndavuze ukuntu wibeshye ukamucokoza ngo ugize Imana ngo urarokoka uko yagukubita aho abonye hose cyangwa mu amashyi kaci ibyo bintu birababaje ariko birababaje ntabwo twagakwiye kubaho gutyo uwo ni umurongo utukura twagakwiye guterwa isoni no kumva umuyobozi avuga ikintu nk'icyo ntibimutere ntabigireho ingaruka ntiyegure yigeze koza abantu ngo kuki muterwa n'isoni zo kuvuga ko ari mwe mwishe Karegeya perezida muzima uwo ni umurongo utukura ariko Karegeya ushobora kuba umufata nk'umwanzi w'u Rwanda okay ariko nimba ushaka kumwica kandi mu cyongereza bita extrajudicial killing whatever ejo nta kimenyetso ufite ko yazakwica mukwiye kumenya ko nta muntu rega bica batubwiye ko ari mwiza ntabwo bashobora gufata umuntu avuga ngo uyu musore ni mwiza uyu mwana ni umuhanga uyu mutipe ni umukire reka tumwice oya bamushakira icyaha kugira ngo muri turi so twagakwiye guterwa isoni n'icyo kintu rero igihugu kizima cyagakwiye guterwa isoni no kumva ari umuntu urengana niyo yaba yakoze icyaha kuko burya n'intambara zicyo ko zirwana n'intambara zigira amategeko azigira ntushobora kuvuga ngo ugiye mu ntambara gusa urajya urasa aho ubonye urajya ukora icyo ushatse buryo nkaho nta cyabaye ariko bigenda n'intambara zigira amategeko cyumvikana igihugu rero twatangiye kukiburiraho aho ibintu nk'ibyo tubinormaliza bikaba ibintu bisanzwe umuntu akigamba ko yakwica tugafata nkaho nta cyabaye Bizimana kuza agahagarara imbere y'abantu agapfobya icyaha kiruta ibindi cyabaye mu Rwanda kuko nimba ufata umuntu wese ukamushinja jenoside ukaba ushaka jenoside ko ifata buri muhutu cyangwa buri muntu uri mu Rwanda udakorana na FPR ejo urimo urapfobya ntibutse ko nta kintu gikomeye cyabaye ku gihugu cyacu gifite jenoside ya 1994 kwifata rero ukajya uyifata nka piyo urishisha aho ushatse tukabifata nk'ibintu bisanzwe ntabwo ari byo aho niho twaburiye igihugu mu mbaraga muganga guhagarara imbere y'abantu akigamba ko bazajya muri Kongo igihe bashakiye bakica abantu uko bashatse ngo kuko u Rwanda rutazajya tujya kurwanira hanze ngo kugira ngo hatagira no kugura televiziyo yawe mu nzu ako muzi ko umwana nabo bafite ubwenge ubuze yakongera kubivuga ubaraje azavuga ko atanabivuze iyo mpamvu iki urigamba ko
ubu mufite Rwandair igihe cyose uzashakira wajya muri Congo intambara ntizikarangira. Niyo mpamvu nyangaya nk'abanyamurenge cyangwa abantu b'abanyamasisi cyangwa rucuru abantu muri Nord no muri Sud bashyikikiza intambara. Umuntu arigamba ngo ndasenga intambara ntizashire kuko naburikiraga icyo cyose nshaka nzajya nurinde tukabifata nk'ibintu bisanzwe by'ibintu. Ahubwo rero bakagenda bagafatwa ku ngufu tugapfusha abana ubundi buri wese yakwiye kugira isoni. Ubu bintu yatangiye kuba ibihano bafatiwe bishobora kwafekita igihugu mu buryo muri cyangwa amafaranga runaka yinjiraga mu gihugu akagabanuka. Buriya kimwe mu bintu mutajya mumenya ntabwo mituweli ziyongereye kuko hari ikindi kintu cyahindutse, nuko hari inkunga zazagamo muri nkunganire zitakiri. Hano bajya babeshya abantu ngo perezida atanga inka. Gira inka yavaga muri Amerika. USAID yatangaga amafaranga ni nka shisha kibondo. USAID iratanga amafaranga byo kumvikana, yarangiza akaza muri perezidansi cyangwa muri Minecofin akajya kugurwamo amata, akajya kugurwamo soya cyangwa whatever ifu ya shisha kibondo. Kabari bakaza kwikomanga gatoza cyurira abantu ngo twebwe twaryaga ngo sumbiriki ngo twaryaga imbeba mu gihugu kitaraza muri ono zino ya shisha kibondo. Shame naho dutangira kuburira igihugu cyo gutwakiburira aho ibintu nk'ibyo biba tukabirebesha amaso tugafata nk'aho nta cyabaye. Na mituweli ibiciro bizamutse ubu kubera ko ari amafaranga y'Ababiligi, amafaranga y'Abanyamerika. Cyakora tuvugishije kuri harimo amafaranga y'Abanyamerika yahagaritse imbere atari kubera ibintu bya Congo, kubera ko Trump yafunze za USAID n'ibiki. Ibyo byose n'ubushyira hamwe nibyo bisobanura impamvu igiciro cya mituweli cyazamutse. Hari amafaranga ingabo z'u Rwanda zakoraga muri Mozambique, zakoraga muri Centrafrique, zakuye Darfur imbaza kijyaho simbizi, zakuye muri Haiti. Ibyo ntibizongera kuba nubwo atari ayawe ari ayabo nk'ingabo, ariko iyo aje muri ekonomi y'u Rwanda hari ikintu yongeraho. Bakora ibibanza, barasiza, bahemba abakozi, bagura amarange, igihugu kigatera imbere, ifaranga rikazenguruka. Ibyo byose bigiye guhagarara kubera ijambo rya Mubaraka. Mubaraka uhagarara imbere y'abantu akavuga ngo intambara ntizizashira, ndasenga ntizagara, tuzajya muri Congo tuzirwanireyo akagahugu kacu ni gato. Ukigamba ikintu nk'icyo mu gitondo ariko ukajya ukabona byabishwe. Abanyamurenge bavuga ijambo ryiza ngo ni ibipfu bishogoshe nyuma y'inkotanyi birazishyigikiye, kandi ababyeyi babo aribo bari gupfa. Twagakwiye guterwa isoni n'ibintu nk'ibi. Ikintu nk'iki cyaba tugahaguruka tukabwira Mubaraka tuti resign, tukabwira perezida tuti no, washyize igihugu cyacu muri danger kubera ubusambo bwawe, ukwiye kuvayo ukagenda. Nuko twabuze igihugu, kandi ukuri kose ni ukuri, ni ikimenya bose, nta muntu utakuzi. Nicyo kinsetsa. Ingero ni nyinshi twatanga. Nta namwe bajyaho ijambo umuntu utavuga rumwe na saki kuri televiziyo. Rero byakugora kubona deba irimo umuntu wumva ibintu n'utabyumva. Igihugu cyacu wabona biragoye kubona umuntu ukubwira uti ibintu muri gukora ni wrong. Nta muntu utabizi ko ibyo bintu ntabwo biri healthy. Igihugu, iyo sosiyete nta ibipfuye nimba itabaranse, nabyo tukabirebesha amaso tukafata nkaho nta cyabaye. Nta muntu utazi ikintu Rujugira azira, nta muntu utazi ikintu Rwigara yazize. Hasa akatubwira ko ari imisoro. Ubundi buhese umuntu yazize umusoro bagafunga umuryango we wose. Abakobwa na nyina
umusoro bagomba gufunga ane gusa kuko niwe wari wanditse kuri kampani, ariko bagiye bafata Diane, bafata mama wabo, bafata na Ane mu buroko. Rujugiro bamugurishije ibintu tureba. Njye mwumva aka kantu karojike karimo. Rujugiro umutungo we murawufatiriye, okay? Murangije muteje cyamunara nyuma ngo ntishyure imisoro, ariko inzu nigeze hagarika gukorwamo, abantu bayikoreramo bishyuraga amafaranga bishyuye aruta kure imisoro muri kumushinja. Kuki mudakora muri iyo misoro ngo mwishyure iyo misoro? Kuki mudakora muri ubwo bukode? Kuki mudakora mu bukode mufite ngo mwishyure imisoro abari? Ariko muyigurisha nk'abagurisha inzu isanzwe. Iyo nzu yaguze miliyari ebyiri cyangwa 8 sinuka, ariko yaguze amafaranga make cyane kandi igurwa n'umuntu nyine connection banza ari gatera. Ibi byose turabireba kandi turabizi, ariko tukagira gute? Tugahita mu guceceka. Umuntu ufata umwanzuro nk'uyu naniwe kumwavoka bari kuburanira leta, ari nawe hendukiye akajya kuburanira Patrick Gavidasi, akajya kuburana no mu Rwanda rwo kwa Rwigara rwo kubatwara imitungo. Umugabo ntagira isoni, nta soni afite zo kubera ibyo. Ati kimwe cyo mwabonye basket ibintu byabaye, ahagaritse ikipe zacu ntabwo nako AP barangije bafata toza ba APR n'abakinnyi 5 ba APR, kandi basket habanzamo 5 babihuza na RSSB. Ubu nigiye gukina yitwa RSSB muri ba, ako turabizi neza na APR igiyeyo. APR yafatiwe ibihano ko yari mu Mbaraga nazo imbuga cyabihano. APR nshaka kongera gusohoka, cyo muzabona no muri CAF. Ibyo tukabirebesha amaso tukaceceka. Ikipe iragiye iri kwitwara RSSB kandi ari APR igiye. Tureka ibyo. Muribuka kesi ya Jado Castel afungirwa ngo gutanga pasiporo z'abanya kuba umunyamakuru ku batamuzi. Umunyamakuru yarafunzwe agatirwa imyaka 2 akose afite radio, mbanza aricyo bamuhembye ngo ahaye pasiporo. Umunyamakuru yahaye pasiporo abanya Brazil baza gukina volley u Rwanda kandi batabyemera kuko ari aba Brazilian. U Rwanda muzi ko rute, hari umunyamakuru ushaka kugira ububasha bwo kujya muri immigration agahesha umukinnyi utari umunyarwanda passport. Igihe bafatiwe cyabaye ikibazo. Ubwo kuntu tutaronete tukabifata nk'ibintu bisanzwe, nibyo bitwica igihugu, nuko twabuze igihugu. Tukara nkaho nta cyabaye. Jado Castel agaruka muri societe nkaho nta kosa yakoze. Okay, akora nibyo yakoze, ariko twarasebye. Sema no mu matora unagiye muri siporo, ikiganiro gitinze kandi kitagomba gutinda. Amatora y'ibintu bya siporo mu Rwanda, ukibona abakandida bari kwiyamamaza uhita umenya uzatorwa. Jean Ngero mwabonye umugabo wari gavana aza kuyobora Ferwafa, usibye ko yavuyemo ibintu byo kwikirisha. Tukabeshya abantu ko turi mu matora kandi nta matora ahari, kandi turabizi. Kenshi ashobora kutuyoborera Ferwafa neza kuko aho nawe ikipe arabyumva, muri management ikipe umunsi ku munsi. Kalisa Claude sinzi uko abayeho, cyangwa Desire Mbonabucya, cyangwa Jimmy Mulisa, cyangwa n'umuntu wakinnye umupira arimo agakwiye kuyobora izo federation, ariko muri cyo nuko tuzana mu Adego tutazi yavuye kugira sana kavuye gusa. Umwe ibigomba guhinduka, ibi ni ibintu bigomba guhinduka
kuko nuko tubura igihugu. Ahantu umuntu abeshya agakora ikosa turireba tukarebera ngo tutiteranye. Ibi rero biba n'ahantu hose, ntabwo biba muri opozisiyo gusa kugira ngo murushe ingero natanze, ariko mumbare mumbwire kesi ya Musoni murayibuka. Uraharabika Musoni ngo yafashe umugore w'abandi ku ngufu, n'umugore akaza ku karubanda, umugabo ngo ni retired major nawe akaza kuvuga ngo ako icyo kintu cyoka cya Musoni cyaciye hano kumbuka. Musoni pro Musoni James umugore akaza nakarira nako umugabo akaza karango bantwaye umugabo mu gito Musoni atemererwa muri Zimbabwe umwe ntari kwica bene wacu. Ambasaderi ariko umuntu wa system ariko kumusebya n'ukubera iki? Ni ibintu bibiri. Nimba yaraciye mu mugore we kuriya ntabwo agakwiye kuba akiri mu myanya ifata ibyanzuro. Nimba baramubeshye abamubeshye bari bakatiwe iki? Ibintu byo gusebya usanga wambitse umuntu gusa tukabirebera byatumye duhomba igihugu. Kandi intambwe ya gatatu turi kuvugaho gusa gafata umuntu w'umugabo ukajya kumufungira mu nzererezi afite akazi. Hari umuntu wiyubashye, mwafungiye padiri mu nzererezi, mwafungiye mama umuyaya mu nzererezi by'amafuti tuntu duto kugira ngo muteshe umutwe gusa. Nk'umufisi wafunze mama mu nzererezi, ufite akazi, ufite ahabarizwa, ufite pasiporo wateje, hanyuma mukajya gutuma dutanga amafaranga y'umuroya, mwabona umuroya mugahita mumufungura atageze no muri kote, amufunze iminsi 3. Ufungira mama mu nzererezi bigafatwa nk'ibintu bisanzwe gute? Ufungira padiri mu nzererezi bigafatwa nk'ibintu bisanzwe gute? Hari umunyamakuru atangaje inkuru manza ari Karongi, niba mufungira mu nzererezi wayamazemo n'igihe amezi 6 kubera inkuru gusa y'ubuvugizi yari yakoze. Sinzi icyo kintu mutumva ariko maze kunyihangana. Perezida ibyo akora ni byinshi. Gari ya moshi murayizi, ukatubeshya pe, ukaza ukatubwira gari ya moshi none ageze no muri bombe nucléaire, nimba uzayikoresha iki simbise. Anyway, turatinze ntabwo nashaka kuri ikiganiro gitinda, ariko ndabona birangiye ndondogoye. Iki kintu ni ikintu gikomeye. Iyi ntambwe ni intambwe ikomeye, intambwe y'uko umuntu akora amakosa tukayarebera tukamuhishira akagira agahinduka ikinya akabikomeza. Iyi ntambwe uyu muyobozi w'ibitabo yayitinzeho cyane, avuga ukuntu kera abantu bagiraga isoni, bagiraga ubupfura ku buryo akantu gato gahagije kugira gahindura ibintu byose. Yatanze urugero rw'ifoto yo muri Vietnam, hano ifoto mu gihe cy'intambara y'isi, nako intambara muri Vietnam muri za 70, habonetse ifoto y'umwana ahetse umwana wundi. Muri Amerika itindura ibintu byose, abantu baravuga bati intambara zirangira. Ariko twebwe tubona muri Gaza bica abantu, tubona impinga zakubiswe n'igisasu, tukabirebera tukumva ibintu bisanzwe, twabaye ibinya. Nuko rero tubura igihugu. Natinze muri hangana, nizere ko iyi ngingo yumvikanye neza kurushaho. N'umuyobozi w'igitabo yatinzeho nk'uko nabivuze. Ubutaha rero tuzarebera hamwe uko noneho abantu bagashinzwe kuvugira rubanda, bagashinzwe guhagarara hagati, abarbitre, ubutabera, media, iyo nabo bahindutse abafatanyacyaha bagaceceka, umunyagitugu agasenya inzego. Niyo ngingo tuzaganira ubutaha. Mwakoze kuntega amatwi, imvura igwa isubira mu minsi 2 dusubire.
ciao.